Karekeza ibintu ntabwo bitworoheye hano icyo kibuga iyi ntabire uyu mufana amaze ntabwo yavuga ntabwo byakunda ntabwo byakunda sheri ihangane kuva nabaho ihangane sheri aperi ihangane irambabaje pe ihangane ntabwo ubona ko mwakwishyura se twaturutse i Kigali ntabwo byoroshye ibitego 3 mu gice cya mbere ntabwo byoroshye kubivuga nk'ibi bazabigarureho aperi yanjye nzi neza aperi yanjye nzi neza nzi ko epiyara yanjye nzi neza yanjye nzi kera nuko nzi yuko ibyayibagaho byose yabyishuraga iyo yabaga yatsinzwe nzi ko yazaga ikishyura ariko iyi kipe n'iki kibuga kiri hano kari keza ndababaye biragoye muvande Karekeza Yes, mwongeye guhabwa ikaze hano ku muyoboro wa YouTube channel Mr Today TV. Uyu ni wa mwanya tugenda tubagezaho amakuru agiye acicikana hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga by'umwihariko hano iwacu mu Rwanda. Uyu munsi wa none nk'uko nabibabwiye nta gisate tutabarizwamo, hano tuzanye amakuru y'imyidagaduro mu by'umwihariko tera agatebe wicare niba uri umufana wa ekipe ya APR. Nyuma yuko ikipe ya APR ikubise inyagiye ikipe ya Rayon Sport ibitego 3-0 igiye imusanze bayikorera ibyamfura mbi, bayikubise nta gutekereza, bayinyuzemo bagira bati twirukanke Musanze ikoze agashya ikubita ibitego 3-0. Reka nkubwire ngo wowe udukurikira uri umufana wa APR FC, reka nkuhe pole wihangane, nta bintu bitabaho, nta gikuba cyacitse, ihangane nawe wababaje abareyo. Gusa nanone ndagira ngo nkubwire ngo bamwe mu bavugizi b'abafana ba APR harimo uwitwa Jangwanovic yari yatangaje avuga yuko agomba gukura amanota 3 nta kuzuyaza imusanze, ariko akakanya anyuzwemo, akakanya nagahinda na marira. Bamwe mu bafana ba APR bababaye cyane, reka nkushyireho kano ka video ubanze ukarebe. Jangwan uyu munsi sata turayakurimo tuje kurocinga igitego cya mbere muri shampiyona cya pure defensive midfielder Daudama assistant niko bamwita. Ibitego ni bingahe uyu munsi? Nibitajya hejuru ya 3 match nagiri burangire paka 3 bigiye. Harararamo rimwe hagati yawe na Mukeko. Kileleni kuna baridi ngo ari imbeho baramira nsibura hose abakonje sasa